Iterambere akenshi rituzanira ibyiza ariko nanone rituzanira n'ibibi. Umubyeyi aratwita akabyara, nyuma yo kubyara aba akwiriye konsa. Ku Kibabi TV turaza kubabwira akamaro ko konsa, icyo bimarira umwana n'akamaro bifitiye umubyeyi. Uyu munsi nta babyeyi bacyonsa, bisa nkaho bigenda bicika. Ya minsi igihumbi nticyubahirizwa kubera impamvu zitandukanye, nyamara izi imbere ni ubusirimu no kumva ko umwana ashobora kurereshwa amata, nyamara konka amashereka ni ingenzi cyane. Ibi tubivuze nyuma y'aho umwe mu badukurikirana yatwandikiye ati muzatubwire akamaro ko konsa, kubera ko abana benshi bahura n'ingaruka zo kuba bataronkejwe. Konsa bifite icyo bimarira umwana iyo amaze kuvuka, dore ko kugeza byibura ku mezi 6 umwana avutse, ibere riba ari byo kurya bye, aho atungwa n'amashereka gusa. Icyakora iyo arengeje ayo mezi aba akeneye imfashabere kugira ngo akomeze akure neza, haba mu gihagararo no mu bwenge. Nyamara konsa burya si umwana wenyine bigirira akamaro, kuko na nyina umubyara bifite icyo bimumarira, nk'uko muri iyi nkuru tugiye kubirebera hamwe. Tugiye kuvuga ku kamaro ko konsa n'akamaro bifitiye umubyeyi. Icya mbere ni uko bifasha mu kurekura imisemburo myiza. Ababyeyi benshi iyo bari konsa bumva bafite ibinezaneza ndetse bakumva buzuye kandi bakomeye. Ibi kuba bibaho ntibyiza, ahubwo biterwa n'uko haba hari imisemburo iba yiyongereye, ariyo prolactine. Uyu witwa umusemburo w'amashereka, nyamara sibyo ukora gusa kuko utuma umubyeyi yumva aruhutse, nuko ibitekerezo bye akabyerekeza ku mwana gusa ako kanya. Oxytocin, uyu witwa umusemburo w'urukundo, wongera urukundo hagati y'umwana na nyina ndetse ukanatuma bumva bahorana. Ibi bishobora kuba ari byo bituma umubyeyi wabashije konsa umwana wa mbere n'abakurikiyeho bose akomeza kubonsa, ndetse akaba yakongera igihe abamaze kwibera. Gutwika ibinure, akenshi iyo umugore atwite yiyongera ibiro, aho bamwe bashobora no kwiyongeraho ibiro bigeze kuri 20. Konsa rero bitwika za calories nyinshi kandi zinyuranye, nuko bya binure by'inyongera bikagabanyuka bigashiraho. Icya gatatu ni ugukira vuba. Iyo umugore abyara ashobora kongerwa cyangwa umwana akamwiyongerera asohoka. Si ibyo gusa, kuko n'umura uba warongereye ubunini. Iyo yonsa bituma amaraso yavaga akama vuba ndetse n'umura ugasubira uko wahoze vuba. Ibi byose biterwa na wa musemburo wa oxytocin. Icya kane, birinda indwara. Ubushakashatsi bugaragaza ko abagore bonsa abana babo bibagabanyiriza ibyago byo kuba barwara kanseri y'amabere kimwe na kanseri y'umura. Si ibyo gusa, kuko binarinda diyabete yo mu bwoko bwa 2 iterwa n'isukari, rubagimpande n'indwara zinyuranye z'umutima. Birinda gusama. Konsa inshuro nyinshi ku munsi kandi ukabikora igihe kirekire bituma utinda gukurira umwana kujya mu mihango nyuma yo kubyara. Ibi rero bikaba bifasha mu kuboneza urubyaro, dore ko iyo utarakurira umwana uba utasama. Icya gatandatu ni ukuzuza inshingano za kibyeyi. Akenshi uretse mu gihe nta yandi mahitamo ahari, nta cyiza ku mubyeyi nko kwiyonkereza umwana we, kuko niyo nshingano ya mbere ku mubyeyi w'umugore. Konsa byongera ubusabane hagati y'umwana na nyina, ndetse hari ibyiyumviro runaka biza hagati yabo, ariho usanga umwana abona nyina akamutandukanya n'abandi, kabone niyo yaba akiri uruhinja ruto cyane. Ndetse bizakongerera ishema mu muryango, binatuma wumva agaciro ko kuba umubyeyi. Ntitwasoza tutavuze ko konsa nta kindi kiguzi bisaba, kuko amashereka ntagurwa, nyamara kugura gigozi na zanani bisaba amafaranga atari make. Akenshi ntibinorohera bamwe kuba bayabona. Ibi byose byongerera umutwaro umuryango. Niyo mpamvu mu gihe nta kindi kibazo gituma utonsa uwo wabyaye, nta gikwiye gusimbura amashereka. Icyo ugomba gukora ni ukurya neza nk'umubyeyi, ukonsa umwana mu minsi 1000, nyuma ukamuha ifashabere. Reka nsoreze aha ngaha iki kiganiro cy'uyu munsi. Gusa reka mwibutse ko iki ari Ikibabi TV. Mwadukurikirana kuri Facebook twitwa Ikibabi TV,
TikTok twitwa Ikibabi TV. Muri iki twakura umuryango wacu. Subscribe ni ingenzi kuko uraba uduteye inkungi ikomeye cyane. Reka nkwibutse ko nitwa Freddy. Ushaka kwamamaza wahamagara kuri 078 79 4 20 19 tukakwamamariza bisa n'ubuntu. Ushaka imipira y'Ikibabi TV waduhamagara kuri iyo nimero navuze haruguru. Ndabakunda cyane.